Nana, imwere, umwiyongera. Nana shonje reka, amasohogera ngo ntakoze. Zubwo waruzi ko n'imyaka ugezemo ari yo kurya. Iyo utari Yesu ukomera tukaba umugabo uti. Sako ma. Sako. Soma kibondo. Ngo ishyamba rirahwangana. Nyo. Eka tubaze twimwere cyayibyo. Inzara y'umusore. Numvise rero. Nse kutamu. Kutarya. Ni chapati nshaka. Yesu urashaka iki? Kikome cyane. Cyose kutakimwa. Bagatarashona. Bagira ngo batagira mu nda hanini da. Agere mu nda nk'ayinu. Rire mwana wanjye. Aho kwishyakira n'uryoshye dini. Ora neza ariko. Ndacyashije reka ndoroheje. Naramutse neza mwana. Tujya wajya ngiye mfite frigo mu kanwa. Nta n'ikibazo ngira. Ese gutamu. Ati. Yose mvugana n'umuntu. Hallo? Yego. Ndaje nyaruka turahabona. Sawa. Hanyuma Christelle izi document namaze kuzisinya bazijyana kuri bari partners bacu turimo gukorana nabo. Hanyuma urabona ko uyu munsi ari kwa gatanu kandi bakana mbere ko saa 10 zigera. Mu kugerageza ku buryo wihuta bakagusinyira ko byasa kose wenda ushobora kuzizana none cyangwa ejo nimugora ko biba byiza wazizana ejo nubwo ari muri weekend ariko uzazizana mu rugo sibyo sawa nta kintu niba neza Uzi ko ndagacyagera ntabwo ashaka kumara umunota de chapati mwana wa ngenderi gihuru kikambyara igihunyiro igituma utari usanzwe urya niki twajya mu cyakiri ku munsi Seconda. Ese kutari kuri Ngenda ngo nshaka chapati. Mbona nshaka. Icyayi cyose. Ndi kukimu. Mama. Amazi nirenge ndashonje. Haguruka rero usohoke ntabwo twebwe tugumya kwasama tureba mu kanwa Musi sindi kunywa amazi cyane tunira icyayi kinanira hano kunywa icyayi simwabaye ngo kimwe nyine ubundi kunywa icyayi gusa uburenganzira bw'umuntu nisoje farisa bishimanye mwana niba nashonje reka nkubwire hari ibyo ndeba kumva ngiye bikobera mwana uzi ko mbirutse kurota nakoreka ceceke iki mama Shinzi ishobora kuba igiye gukura amata mu kanwa yakareka nikari Chiri bitese uyu ni Christelle n'umwe muri abakozi bashyashya twangaje ubundi hari document ajyanye kuri ba bantu turimo gukora
Christe nyaruka rero uzijyaneyo hanyuma ejo uzizana mu rugo n'igihe wasanga ndahari madamu ubwo mubonanye uzahita uzimwohereza n'umusanga wicaremo hariya ukore biriya nari mu gukora ni muri shoda urayibona hari hirya handitseho brother ufungure umwanya w'ibintu Ciao, Miss. umuntu musaza wawe ari hano nanjye njya tubwira ikibazo ufite kigutera kuka kivugeze kivuge manda twi ngo ngiki ye baba we utwite ndayande Bigaruka Bigaruka ngaho rero arakugarutse uyu mata mu kanwa ubu biragenda bite ko nibyo cyangwa ntabwo ari byo ibyo numvisha amatwi yanjye yayiguteye ureba he wakikora icyo ndakubaza Bigaruka yayiguteye ureba he ntabwo ari we mbaza wa muhero yayiguteye ureba he ntabwo ari we mbaza kagiye kumutambikiriza arinda hagatera ndakareba hehe ikisaye ko bunonoka sebeje nanjye ntabwo nagumana genda zishiri hano hanzanye ruti uhazi yigeze kuhajya barimo ko nasa nabo bafite utuntu twiza haranahumura neza yagera abandi byiza ni kare iwacu ikaze nakoze cyane hano hari menu samosenmo yes ni iwacu ni kare umwareba mukambwira ibyo mushaka okay shaka fish stick yego ndebere wenda na tender chicken drumstick yego Mauja nasoza nanjye wenda wazana yego murakoze cyane muri sanga ariko murakoze ntibitinde ariko ntabwo bitinda sawa none se ko mbona umureba cyane muraziranye ni musaza wa kagakobwa akahe kamwe kabeshye bigakuvuga buryo yavugaga Zuena ubwo shinze impamvu ndahari ubundi wicaye hariya ni business yashinze muri ya mafaranga nakubwira muhawe
aha hantu hameze gutya mukuru wanjye n'amafaranga yahaye uwo mukobwa ese nicyo utabona nyine uriya ni musaza nuko utamuzi ubundi wakwita umwibwira barasa ubundi kaba kicaye hariya kuko mbona ntako ariko mbona mukuru wanjye bamukozemo ntabwo barambwira ngo nta ni kwa mushiki wawe hari ni kwa mushiki wanjye sinabikubwira ahubwo se ngiye kubaza boss nyine mwanya mute mumeranya mute boss ari umwana mwiza cyane ntabwo nakwiga cyane aha gaciro abikoze ariko nawe ni umwana mwiza merci ku buryo se ubona byavamo ntabwo mbizi rero nari naguhamagaye nimugoroba ntabwo nari bubone ko mbikubwira byose kuri phone ndavuga nti ariko twahura tukaganira nyine bisanzwe bitari byo guhura kuri tuvugisha icyo ushaka kumbwira none se ntabigenza ate nawe ko atabimenye ariko nkomeje kubona ko izi ziri mu mpamvu zijya zituma mukuru wanjye atakwiyumvamo nuko nyine ibi byose mbizi aba afite ubwoba wenda ko nabibwira n'umugore mukamukuru wanjye se we uraziranye mujya muhura mujya muganira oya ntabwo ndahura na ese cyagiye igihe mwazaga mu rugo kiriya gihe nibwo twahura nibwo kambere nari mvuga gusa nyine boke biranambabaje nuko twamaze kodaringa ubundi ntabwo nari kubirya ni ukuri nose wabigenza ute nyine bizinesi nk'iyi ariko ari bumbone uramubwira ngo aya urabona nawe urabona ibaze sinakubujije kumubwira nyine ntabyo nzamubwira muri ubwo buryo ariko ngomba kumwereka ko ibi bintu atari nose nk'ubu ngubu umugore wabimenye ibyo ngibyo urabyumva ari amakimbirane hagati ye nawe anyway ibyo ngibyo tubyihorera wari umaze iminsi umeze utazishoboye nyine bimeze neza nta kibazo ndashaka ko duhura nyine tukaganira kugurira nawe umuti dusambusa ngenda zikunda cyane byose ko niyo mpamvu n'ubundi kugira ngo tukomeze tunamenyane biri aho gusohokana n'umwana mwiza nkawe ntako bisa umwana mwiza ndabyishimiye cyane ahubwo yakira ukabona uri kurya gake mukuru wawe se ibyo wambwiye kuba hanze ntagakuru ke turavugana kuri telefone gusa ko mu minsi iri imbere dushobora kuzipangira akamariyaje azahaba ntago yahabura okay ubundi abakobwa nibo bajya bakunda kuba bahora bategereje iriya minsi y'ubukwe ariko ngenda numva uriya mutegereje cyane koko birumvikana urabona baba bagerageje kuhategura hasa neza none se si mu mafaranga y'umuvandimwe wawe
Yandi makosa. Meza nari. Umukecuru araho. Aho bya bindi bye. Amatiko menshi mu baramazi baratwanze. Ama nawe abashaka ariko ko nkora mu Izo nigiye dusura wanjye. none se njye nakazi ngira nkora cyangwa ngo rite ku rugo rwanjye. Ko ngiye musura nyine ndo mushoni. Wowe suje kanga. Uhirwa gano ryari? Tubibarize. Bibari. Tubibaze none arukwezi. Siko mbana rero gufata telefone nkagutesha umutwe. Hamaze bajya mabaye mu rugo. None se udasageze n'abana. Zungu wa mukosora. Agase. Udasi nyine mungu waracyara. Ariyakira neza nyine umwara we yaramutaye. Ariko babigenda bize nyine. Ariko yakoze atize namwe ajyarenzaho n'utubizi nyine kuko abyibagiwe. Gusubira yarabirimo neza. Sobanura. Muse wari bamaranye igihe kingana iki gifatika rege ntabwo nzi igihe bari bamaranye. Bari bamaze igihe. Amaze igihe yivugiye iyi telefone yashora arahinga n'iki. Numva ahinga mu ndimi nyine mu Byongereza. Rero ashobora kuba harashize igihe kinini ariko twe twamubonye namutweretse ikintu nk'amezi nk'angahe gutyo mwanya gutyo ariko mbere we yararaga ahinga nyine numva ari mu Byongereza ngira ngo nakazi. Akajya gahinga rwose. Akusha byaramutushije. Yihangana. Ako mwanya yimuse. Gusa amezi abiri umuntu w'umunyamahanga yumvaga ko Kuze si ukujya hanze nyine ntazagaruka bakabiganira. Ntagaruka abazungu barakunda iyo azi ko yarakira urukundo urumva abamuha amajwi yose. Mwasanga utasi nyine batarabashije kumuha keza. Yaza iyo ahubwo yanyisonga mu kubita n'amasoko. Aha. Wowe si byawe ngo siko bigaruka hanze kunyitaba. Ndi kumuhamagara cyane ariko mwishurije muto. Yanswita. Egoko. Ako nawe bamuhamagaye nk'utabaza. Izo nshuro zose Samushakaga w'icyundi. Ubu yaberetse nshakira bigaruka. ese reka nkumbaze. Mwana ntacyo bigaruka yaba yaramenye. Kuri kubyaza re? Cyangwa ni ya nkuru ya Zari. Wasanga yarabishyize hanze byose. Kuri kubyaza re sinzi niba ari ntabwo mbihamye. Ndumva atarabimenye ariko ntabwo arabimenye. Usikumva ariyo mpamvu agukupa. Simbizi. Ariko rero nanone ntiduca urubanza wasanga yibereye mu kazi kenshi kandi urabizi ko bigaruka akunda gukora. Akoma bigaruka iyo mpamagara umunsi ntanyitaba. Aho ugiye mu kazi simbizi. Agashobora no kugira stress no se igihe cyose niko yagira yahora ameze. Muraho neza bigaruka. Sweet. Meze bite? Nako bampamagara wanshakira. Si kuvuga nawe. Se none ubanza muze musuhuzera bofre. Namahoro. Hanyuma se mwana wa nibiki kutaje Mweshaka kuvugana nawe muri. None niba udashaka kuvugana natwe suje kwendiki. Wewe kuki wanshakira. Ariko no n'urugo ugomba kuza usuhuza. Ntabwo waza gutyo gusa. Okay. Ndabizi ntabwo byoroshye. Ntabwo ari ibintu wahita ufata umwanzuro ngo bite bikuvamo. Ariko gushaka no gushobora no gushaka no gushobora no gushyiramo imbaraga banzurebe hanze ibibazo byaguteje urebe ibibazo bishobora guteza hanyuma nawe wicara urebe impamvu yo gufata iri kubakuze umaze kuba umuntu w'umugabo ni mwebwe musigaranye na mama mugomba kumuba hafi mugomba kumwereka imbuto nzima urumva gusa ni mu bwishe umutwe mukamustresa rero ejo bundi pressure ikamujyana ibaze kugenda ugomba kubitekereza cyo kugenda utatuma ugenda rwose ahubwo nawe utekerezeho neza kare
baje nanze za document bose yarambwiye ngo zakenewe cyane muzazizana muri weekend. Sawa ndaza kuzinyereka. Yes, now. Rero tutakazi kenshi n'umunsi nanjye ukabanza Suko ibyo tutagwa cyo kunywa. Oya yandihuta cyane. Okay. Sawa Sawa. akazi. Sawa akazi. Kutavuga wanshakira iki? Bigaruka nashaka kubwira ko ntwite. Cyakora n'abese kora baragwiye. Ubwo se ubonye ko uyu ntabwo ari umwanya wo kuntekera imitwe ku yindi nshuro. Ushatse kuvuga ko utamuteye inda? Nase ko wari mutera akaba twite ikibazo kiri akaba bikubwiye none. Akaba bikubwiye. Ikibazo ufite ni iki? None se wagira ngo amwice? Wowe reka nkubwire. Uzi ko ubundi iyi famille yanyu nibwo bwa mbere nabona n'abatekanye. Naho se urikira. Uzi ko mwari kuba abakinnyi beza ba filime. Wowe si we nageze ahangaha umbwira ngo indango yanjye ngo yavuyemo ukajya kunyereka nimba ari ibikimwa yavuyemo. Ese hari ubwo bakubye ko bayivanyemo ku nasohonaga ari gukina hano. Yararembye. Wowe na message nakoresheje kuri email uze gufungura uzire. Message? Ibyo wavuganaga na Zari byose ntabwo bizi. Zari? Jewe mvugana na Zari? Zari n'abandi tekena ntabwo ari ikintu. Bigaruka nta kujya. Ibi bintu birabanza bisobanuke. Nge ntabwo ndaga ndi insina ngufi bacahurwa uko bishakiye. Ntabwo ndi insina ngufi mbikubwire. Nta kujya birabanza bisobanuke. Noneho ntega amatwi. Bakubwiye ko yapfuye se vuga. Ndabona uri umubyeyi ukuze. Ndakuze rero ku buryo nakandagirwa uko mbonye. Ntega amatwi neza. Mbanze mvuge dialogue yanjye neza kwinjira uyumve neza. Yivuge nyine. Nanjye mvuge. Ngewe rero hano namaze kumenya ko naguye mu gacu kabeswa. Amafaranga yanjye nabahaye nguye miliyoni 5. Ari wowe waranyeskurutse bwa mbere. Umukobwa wawe niwe kizigenza n'uyu muhungu wawe. Kuri iyi nshuro rero ntabwo esukoro mfite nta nubwo ngeneye. Uranyumva neza? Vuga ndakumva. Utega amatwi neza. Ariko witonde. Witonde kandi. Witonde. Akuri. Yewe wanjye mwite umwesikoro maze gutera mushyiki wawe. Noneho reka nkwereke ko uri umwesikoro. Ntabwo bishoboka. Tega amatwi nkubwire. Oya. Garukirizaho. Ibyo wavuze ni byinshi. Umva we. Umvikane. Tega amatwi. Wintungira umwana utoki. Umvikane. Ibintu murimo gutwara gutya. Byababera amazi n'ibisusu. Umva rero wavuze ko inda yavuyemo. Ntiyavuyemo noneho reka ngewe mbarege muza n'uwo muganga wavanyemo iyo nda. Nawe turakurega noneho niba udashaka kwemera. Thank you. Umva. Witambika.